ntabwo ibyo mubyumva kenshi niko ibyo ntimubyumva kenshi murabyumva. Reka mbasubirize noneho twihute. Kandi akenshi nakwiteka ni twebwe abayobozi tuvuga gutyo. Akenshi abayobozi n'abandi bitwa abasitari, abaririmbyi, abahanzi, abakinnyi b'umupira n'abandi, nibo turi ku isonga yo kwangiza ikinyarwanda. Ikinyarwanda ntabwo cyangizwa n'umuntu utarize cyangwa ushaka gukomeza kuba umunyarwanda nyawe. Cyangizwa n'uwumva ko adashyizemo izindi ndimi. N'urugero mfashe, aba atabaye uwo ari we. Nyamara ibyo ni ukwibeshya. Ihame ni irihe rero? Ihame icyo mugifate. Ihame ni uko umuntu wese anezezwa kandi abeshwaho, ndetse n'igihugu kibaho igihe kinini cyane kubera ko cyubakiye ku muco wacyo. Kandi umuco kimwe mu biwuranga ni ururimi gakondo. Ari nayo mpamvu intebe y'inteko yabibabwiye, n'amahanga, umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi wihariye wo kubungabunga, kuzirikana, gukoresha neza ururimi gakondo ku isi. Buri gihugu gifite umunsi gisabwa kuzirikana akamaro ko kurinda ururimi gakondo. Abanyarwanda rero twebwe dufite n'amahirwe ko dufite ururimi rumwe. Hari ibindi bihugu byinshi bifite indimi nyinshi, ugasanga kumvikana birabarushya. Yewe dufashe nk'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania nayo ifite indimi nyinshi, ariko kugira ngo bashobore kumvikana, umuperezida wayoboye Tanzania imyaka myinshi cyane, muziga mu mateka cyangwa mwize cyangwa muzi, witwa Mwalimu Julius Nyerere, yasanze ari ngombwa ko kugira ngo abaturage ba Tanzania bose bashobore kumvikana, ari ngombwa ko biga Igiswahili, noneho Igiswahili kikaba ururimi rw'igihugu, ku buryo umunyatanzania wese amenya Igiswahili, Igiswahili kigafatwa nk'ururimi rw'igihugu. Kandi hari izindi ndimi nyinshi zivugwa. Ibyo yabikoreye iki? Yabikoreye ko iyo abaturage b'igihugu bavuga ururimi rumwe, baba bafite amahirwe yo kwihuta mu iterambere, kumvikana bitabagoye, kandi hose kandi kimwe. Ibyo rero twebwe biraduha amahirwe twiboneye, Imana yaduhaye, tukagira igihugu dufite umuco umwe, ibiwuranga bimwe, indangagaciro zimwe, kirazira zimwe, kandi imigenzo, imiziririzo ni bimwe hose mu gihugu. Ayo mahirwe rero yihutisha ihererekanya amakuru, yihutisha iterambere, yihutisha ko ushaka gutanga ubutumwa yumvwa na buri wese bidakeneye umusemuzi. Niyo mpamvu rero na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabitwibukije, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Kagarama yabivuze, yarabitwibukije ejo bundi mu nama y'igihugu y'umushyikirano, ko tugomba kujya tuvuga ururimi rwacu neza, kuvuga ikinyarwanda kiboneye, kugira ngo kitazatakara. Kuko tugiye twinjizamo amagambo mashya, ayacu tukayata, tukayihorera, bivuze ko ayo magambo ayacu azazimira, hasigara y'abandi. Nkuko rero maze kuvuga, ubu abantu bamaze koroshya ikintu cyane rwose, ngiye kuri Firidi. Firidi ni iki? Firidi ni iki? Firidi ni ukujya gusura ibikorwa aho bibera, haba mu kagari, ku mudugudu, mu karere kanaka, ni ukujyaho igikorwa aho ikintu kiri. Wavuze uti ngiye kureba aho bariho bakora ibikorwa by'imirwanyasuri mu kagari kanaka. Nuko dushaka ikinyarwanda gikwiye. Assessment, washaka ikinyarwanda ni isesengura, isuzuma n'ibindi. Twitira amagambo y'ahandi. Hari n'irindi ryaje n'ingero ndiho mfata, dusigaye twaradukanye gutira amagambo yo hirya hangaha i Burundi.
i Burundi ni hakurya hariya murahazi bamwe. Abarundi ntabwo ntibaturusha amagambo meza kandi aboneye. Niba abo barashoboye kuyabona, niduhamana yacu. Ubu turavuga ngo intumbero yacu ni intumbero si Ikinyarwanda ni Ikirundi. Mu Kinyarwanda ni intego, ni icyerekezo. Murumva ubu ni ingero ndiho mbaha zibereka ko ururimi rwangizwa ahambere hangirika kubera kutanoza imivugire yarwo, gutakaza amagambo kamere y'ururimi tugatira y'ahandi tukarinjizamo kandi atari ngombwa. Kandi icyiciro cy'ababikora ni abize, kandi ubundi abize bagomba kuba intangarugero. Tugomba kuba intangarugero. Twe twize mbere yanyu, niyo mpamvu turiho tubigisha kugira ngo namwe muzabe indatwa, muzabe intangarugero. Murumva iki gikorwa rero turimo gifite akamaro. Ntimukeka ko ari umukino gusa, gifite akamaro kuko gifasha kubungabunga umuco wacu. Muranabibona mw'aya magambo babandikiye hano, urubyiruko tunoze Ikinyarwanda, twimakaza umuco wacu. Hari umuhanzi w'umusaza yaratabarutse yitwaga Sipiriyani Rugamba, yaririmbye indirimbo nyinshi cyane. Nabonye muzi no kubyina rwose, mfite itorero ryiza. Najyaga nyura hafi hano y'ikigo ndimo nkora siporo, ngenda nkumva uburyo nkumva indirimbo, nkumva imbyino mwitoza. Nasanze muri abahanga rwose. Kandi izi mbyino itorero zatubyiniye, aba Rusizi, Nyamasheke, Kirehe, Ngoma, Ngororero, Rutsiro, Nyaruguru, Nyamagabe, Gicumbi, Gakenke, hose mu Rwanda ziraduhuza nizo mubyina, nizo babyina. N'aba bagize itorero usuzumye ukabaza buri wese aho akomoka, wasanga bava mu turere dutandukanye, ariko umuco wacu ukaduhuza. Umuco, imbyino, itorero, guhamiriza ni urugero rw'umuco tutagomba gutakaza. Umuhanzi Rugamba rero yagereranyaga umuco nk'ibintu bibiri. Avuga ati umuco ni igiti. Umuco ni igiti. Igiti murakizi hano, murabifite hano mu ishuri, ibiti. Noneho ururimi rukaba amashami. Bivuga ko umuco n'ururimi gakondo ntibishobora gutandukana. Iyo utemye igiti, ubwo ni ugutema umuco. Ishami riruma. Ni ngombwa rero kubibungabunga byombi. Umuco wo ni mugari, urimo ibintu byinshi. Uriya n'imihango yo gukwa, gusaba, nayo ni umuco. Kubungabunga ururimi rero ni kimwe mu bigize umuco, ntabwo ari cyo cyonyine. Ariko ubu turibanda ku rurimi gakondo bitewe n'akamaro rufite. Ubu ngubu muvuze Icyongereza, mwe nicyo mwigamo. Igihe nize mu gihe twigaga mu Gifaransa, najya nsaba umbwira ngo bavuze iki, unsobanurira. Cyangwa agiye mvuze mu Gifaransa, benshi cyane mwajya gushaka umusemuzi. Cyangwa mvuze mu Giswahili, nacyo ndakizi. Ariko murebe turavuga Ikinyarwanda, nta n'umwe ufite ikibazo. Ayo mahirwe rero mwumve akamaro afite. Niyo mpamvu nka leta ubu ngubu twashyize imbere, kubera ibyonnyi ni ukuvuga ibintu biza bisagarira ururimi bikarwangiza. Twabonye hari ibyonnyi biriho byangiza Ikinyarwanda, kandi bamwe bakamumva nta kibatwaye, bagakurikira amagambo umuntu avuze ngo kubera ko ari umusitari. Abo biyita abasitari nabo, cyangwa twita abasitari, bakumva bataba abanyarwanda buzuye igihe badakoresheje Ikinyarwanda kivangavanze. Ibyo ntabwo ari byo. Ikinyarwanda gifite amagambo meza cyane,
tugomba kurinda, tugomba gukoresha, tugomba kwitaho. Ibyo ni ibintu bifite akamaro. Kandi mu Kinyarwanda baca umugani, mwumva burya ubwenge mu migani y'Ikinyarwanda ni ubwenge bwinshi cyane, bwinshi. Kandi abaciye iyo migani ntabwo bari barageze mu ishuri. Abanyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Unabibonye ibiti mutera hano birahari, iyo umuyaga ugihungabanyije kikiri gito kiragwa, ariko iyo ugiye ukegura ukagishingirira ukakirinda kirazamuka. N'umuntu nuko mu myaka murimo nimwitoza kwiga neza amasomo yose muzayamenya. N'ikinyarwanda nuko ubu muri mu myaka bababwira ikintu mukagifata. N'ikinyarwanda nuko amagambo nimwiga mukayanoza Ikinyarwanda mukacyitaho muzakimenya neza kitavangiye. Ariko nimugisuzugura mukakivangamo izindi ndimi mukumva ntacyo kimaze, ntabwo muzakimenya, muzakica namwe, muzagira uruhare mu kukica, kandi atari byo. Iyi myaka yanyu rero muyiteho cyane, kuko ni imyaka, ibyo nize mfite imyaka nk'iyanyu 12, 13, 14, 15, n'ubu ndacyabyibuka. Kandi aba bakuru bose bababwira ko ariko bimeze. Ariko ibyo batubwiye mw'imyaka dufite za 50, 60, ubu biragenda ugasigara baza ngo harya ngo ejo wambwiye iki. Kubera yuko ubwonko nabwo bugenda busaza bujyana n'imyaka. Ayo rero niho ndababwira ko mwebwe nta mahirwe mufite mu myaka yanyu, murafata cyane. Ubu noneho haje n'ikoranabuhanga. Mu ikoranabuhanga nabwo Ikinyarwanda bakibashyiriyemo, baze kubibabwira uko mwajya mubigenza mukoresheje ikoranabuhanga kugira ngo mubone amagambo akwiye nyayo. Ibyo kujya bibavuna, ariko nujya mu ikoranabuhanga amagambo akwiye Ikinyarwanda uyashake kugira ngo tudatakaza abo turi bo. Kimwe mu bituranga ni ururimi rwacu. Abanyarwanda kandi bakongera ko bakavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ubuvuke bivuga aho wavukiye kwa mama na papa. Uburere ni mu muryango, aho urererwa ni hano mu ishuri. Icyo babivugiye Abanyarwanda si ukuvuga ko basuzugura aho wavukiye. Ni ukuvuga ko iyo umwana amaze gukura igihe kinini cyane akimara ari mu ishuri kugeza arangije, akakimara nanone kandi ari mu muryango ndetse ari kumwe n'abaturanyi. Aho rero niho yigira umuco, niho yigira indangagaciro, niho yigira kirazira, niho aba umunyarwanda nyawe. Ubu rero kubera ko mwebwe mukiri mu ishuri, muri aho muhererwa uburere, ubu burere abarimu banyu n'abayobozi b'amashuri babaha n'ababyeyi mubwumve mubukurikire. Uyu munsi uburere twaje kubaha ni bimaze kuvuga imikoreshereze inoze, iboneye, ikeye, ikwiye y'Ikinyarwanda. Kandi murumva ko hari amagambo menshi mushobora gukoresha, imvugire myiza, inoze, ikwiye y'Ikinyarwanda. Baravuga kandi ngo ararekwa ntashira. Ngiye kurekera hano kuko nkomeje kubabwira byinshi, ngo wibwire umwumva ntavunika. Ubwo mwamaze kumva ubutumwa kuva kare, ntimwabwumvise? Mwabwumvise. Ubwo igisigaye ni ugukomeza guhiga no kwiyemeza ko guhera ubu ngubu igihe muzaba mutari mu ishuri muriho mwiga isomo babigisha mu Cyongereza cyangwa mu rundi rurimi, mujye mwiga kuvuga n'Ikinyarwanda kiboneye. Mvuze kwiga n'Ikinyarwanda kiboneye kuko n'izindi ndimi nazo mugomba kuziga mukazimenya neza. Murabyumva? Ntimwumve ko ntabwo twaje kubabwira ngo izindi ndimi nimuzireke. Oya, ubutumwa n'ubu mwige, mumenyere kuvuga Ikinyarwanda kiboneye. Iyo niyo ngingo ya mbere y'ubutumwa. Ingingo ya kabiri, Ikinyarwanda kiboneye
mukibangikanye no kwiga kuvuga kumenya neza izindi ndimi z'amahanga zikoreshwa mu Rwanda: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Ariko izo ndimi uko ari eshatu zemewe zifatanyije n'Ikinyarwanda, nazo zirutana kubera akamaro zifite ku rwego mpuzamahanga. Icyongereza ni rwo rurimi ruvugwa cyane ku rwego mpuzamahanga henshi n'abantu benshi. Ni ngombwa rero kumenya Icyongereza neza cyiza, ku buryo aho ugiye hose utazigera ugira ikibazo cyo kudashobora kuvugana n'abantu. Icyongereza mukige, Igifaransa mukige, Igiswahili mukige, ariko mutibagiwe Ikinyarwanda. Murabyumva? Murabyumva ibyo? Ko mutikiza se? Aha, murakoze rero. Ubwo ubutaha tuzagaruka twumve aho intego muyigeze, kandi sinshidikanya yuko muzabikora neza. Naho mugera ni muhira, nanone naho mugende mubabwira hari ababyeyi bataganiriza abana babo mu rurimi gakondo rw'Ikinyarwanda. Abatabikora, abataha iwabo, mugende mubabwire muti papa mama, guhera uyu munsi jyewe nzajya mvuga mu Kinyarwanda. Hari ababyeyi batakizi neza kubera impamvu z'amateka, barako bakuriye mu mahanga, bamwe ari naho bavukiye, wenda bakaba batakizi neza. Mwebwe mubafashe, ahubwo mukibarushe, munakibigishe. Nshoreza ahangaha rero, reka ndeke umunsi ukomeze. Muraza kumbabarira, mfite izindi nshingano zihutirwa zituma tutari bukomezanye, ariko nabyifuzaga rwose. Niyo mpamvu nifuje kuza kugira ngo mbereke ko iki gikorwa n'iki gihugu tugihuriyeho twese, ntabwo ari ik'ishuri gusa, n'iki gihugu cyose. Murakoze, mugire umunsi mwiza.